turi mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari ka Ngiryi. Aha turi ni mu mudugudu wa Gama, ahantu hamanutse imodoka y'ikamyo nushaka uyite fuso, dore ngibico byasigaye ngibiri hari hepfo. Nk'abantu mwe ni ibintu bitunguranye, ni ibintu bikabije cyane, yaturutse ruguru iriya ngahantu bita mu Kabuga, iramanukira konkubuka hose mubona. Ibi hari ibicanga bagiye bakura, dore igice cyasigaye ngikiriya hari hepfo mubona n'urugo rw'umuturage kabisa uhaba. Nje kubganye nakifuza ko uyu muturage bwanamukura n'umuvugizi uko urabona ahantu hari munsi y'umukingo, habuze gati y'imodoka yamugizeho, usibye Imana yahabaye cyangwa se usibye Nyagasani watabaye. Iyi modoka rero yari yaheze ahantu bita ngo muri Nyiranozi, nyuma yo kuhayera rero bivuga yuko ngo yari yikuriye amabuye. Hanyuma rero mu kwikurira amabuye bahita afite amabuye yari muri ya modoka barayabenura, bamaje kuyabenura hanyuma umushoferi atwara imodoka. Mu gutwara imodoka rero ngubwo yari marayikata byaranze ayikata irebanga bita mugama aho bita ngo muri Nyiranozi. Hanyuma rero ngo ihita icika firi, hanyuma ari maje gucika firi nibwo umushoferi yahise abona yuko atabasha kuza kwirokura. Hanyuma rero we arwana no kugira ngo arokore amagara ye, niko guhita asimbuka ino modoka avamo, niko gukonkubuka. Kugira ngo ugire ahantu imodoka yaturutse byasaba ko nibura ni nka metero nka 500 kugira ngo ugire ahantu iyi modoka yaturutse ikagera ahangaha. Amakuru twabashe kubaza abaturage batandukanye batubwira yuko mu by'ukuri umushoferi utwaye iyi modoka nta kintu yabaye, ariko naye kugira ngo arokoke ni kubw'amahirwe bitewe nuko ngo yabonye iyi modoka igiye kurenga umuhanda, amaje kubona ko iyi modoka yarenze umuhanda nko muri metero 2, imodoka ahindukiyo nk'inshuro nk'eshatu. Uyu mushoferi urimo hanyuma ahita aca muri paraburize, aciye mwanya konvera akunda kwicaramo cyangwa se unganira umushoferi, arakomereka cyane bikomeye cyane. Kano kanya kabajya mu kwa muganga ariko akaba ategeza apfa. N'amahirwe rero ni ibintu byiza cyane kuba nta muntu umwe ugeze apfira muri iyi modoka, ariko ngiye cyo nifuza ko uyu muturage ukamukora ubuvugizi kuko atuye ahantu habi cyane, atuye ahantu bita ngo ni Nyiranozi. Impamvu bayise Nyiranozi ni uko ari agasozi karekare cyane. Ahangaha hari ibice byinshi bitandukanye, tuhageze amasaha mu gitondo dusanze ari byinshi bagiye bakura. Nta kuntu iyi modoka bari kuyikuranga bitewe nuko muri karitsiye nta muhanda wapfa kubona, ni ku gasozi gahanamye cyane. Kuntu babikuyeho nta kundi bagiye babasha kubibagagura bikuraho, hasigaye cya kindi cy'inyuma nicyo gisigare. Amakuru twafashe nuko nakibaza kuza kugikuraho. Dore muzamutse muri bahara ruguru hari n'agasozi nawe wagiye konkubuka, yakonkubutse ivanu bita mu Kabuga, iramanuka irakonkubuka. Dore ngaha aha mubona hari ibyuma bagiye bahakura, cyangwa se ibyuma byonyine bagiye bakora kuko nta kundi bagiye bayibagagura barayihakura. Dore ngaha nabo bikunze kwitangira Ntuzi, ahangaha naho iyi modoka yaturutse kabisa imanuka hari hejuru mubona naho imodoka yagiye ikonkubuka ikamanuka. Dore ngaha ikamanuka, ibindi bice bagiye babihakura. Dore ngaha nkuko mubibona, dore ngaho ukamanuka ahita uyigira hari hepfo hari urugo rw'umuturage. Dore atuye hano hepfo kuri urugo, ni umuturage uhatuye uhaba. Habuze gato navuga yuko ari Imana yahabaye, kuko iyo bitaza kuza kuba Imana rwose iyi modoka iba yamugezeho. Ni ibintu rero bitunguranye, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Abahageze benshi batunguwe ndetse bahise basaba uyu muturage yuko ashobora kuba yahimbwa kuko ni ku gasozi. Ndetse iyi modoka yaturutse nibura urebye ni nko muri metero nka 400 uvuye hejuru. Iriya nkuko mubibona ni nko muri metero 400 hejuru cyane. Hari gasozi, hari ahantu hari umuhanda nkuko mubibona. Rero ibiti byagiye bigwa, bigaragara yuko iyi modoka yagiye ihamanuka ihananuka paka irakomeza iraza igera ahangaha hepfo nkuko murimo kubibona. Hari hepfo rero mubona dore ni mu murenge wa Jabana, ukomeje ugakata hariya hirya ni mu mujyi wa Kigali, sibyo ko hatagaragara bitewe nuko hari amashyamba. Dore bimubona ni ibikoresho byari biri muri iyi modoka bitandukanye, ibi nibyo bagiye basiga, ariko ibindi bitandukanye bagiye babasha kubikuramo. Ibyuma bitandukanye urumva nyine bagiye babikuramo, ibi ni ibisigazwe nabyo. Amakuru twafashe nuko mu kanya baza kuza kubihakura. Nta kundi iyi modoka bashaka kuyikura ahangaha usibye kuba bayibaga bakagenda bakuramo ibice bitandukanye hanyuma bakayakura bikarangira. Dore rwose nkuko mubibona ibi ni ibice byari bihari. Kaye nguko rero ndacyari mu Nyabari Ubedi kama kawaida, nangi ni soko y'amakuru mugizwe na Obi Time News. Murakoze cyane. Obi Time.